nubwo ijoro ryatinda gucya hirya no hino ukabura inzira nubwo ijoro ryatinda gucya hirya no hino ukabura inzira nubwo ijoro ryatinda gucya hirya no hino ukabura inzira nubwo ijoro ryatinda gucya hirya no hino ukabura inzira nubwo ijoro ryatinda gucya hirya no hino ukabura inzira nubwo ijoro ryatinda gucya hirya no hino ukabura inzira nubwo ijoro ryatinda gucya hirya no hino ukabura inzira niwe ushobora byose niwe ushobora byose niwe ushobora byose ushobora byose niwe Mana ushobora byose niwe ushobora byose niwe Mana yacu niwe ushobora byose iyo Mana ikiza indwara niwe ushobora byose niwe ushobora byose Kristo bene data turanezerewe nka paruwase ya Kanombe kubwo uyu munsi Imana iduhaye kuba imbere yayo Imana yahabwa icyubahiro iteraniro ryo kuri uyu munsi tariki ya 21 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2020 turafashwa mu ijambo ry'Imana na pastori Christophe Rukundo mbifurije rero umugisha w'Imana muri literaniro aho muri mu ngo zanyu mukurikira Imana ibagirire neza
kandi iri teraniro ribafashe. Turatangiza indirimbo ya 15 mu gakiza. Turarimba igice cya mbere, cya kabiri n'icya gatatu. Amasezerano yose uko Imana yatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Byukora nk'Aburahamu, ubura amaso yawe, bari inyenyeri wizeye amasezerano ye. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Umwijima wo mu nzira twizere Imana yacu, hasigaye umwanya muto izuba rikarasa. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Isi ntibizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Bakristo bakundwa, twakire indamutso y'umwami wacu. Nimugire ubuntu n'amahoro biva ku Mana iriho, yahozeho kandi izahoraho, biva ku Mwuka Wera no kuri Yesu Kristo, umugabo wo guhamya ukiranuka, imfura yo kuzuka n'umutware wa byose. Amen. Kadusenga Imana. Mana, ndagushimye, ndaguhimbaje mu izina ryera rya Yesu. Uri Imana ikomeye, uri Imana yera, urakiranuka. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro ibihe byose. Turagushimye Mwami, igitondo nk'iki ngiki, ubwoko bwawe turi imbere yawe, wagize neza kuturinda, tuguhaye icyubahiro. Ni kubw'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe Mana, ntacyo twatanze, ntabwo ari uko twakiranutse, ntabwo ari ubwo twakoze imirimo myiza iguhesha icyubahiro, ahubwo n'ubuntu bwawe n'imbabazi zawe. Niyo mpamvu dushimye izina ryawe muri iki gitondo. Mana, ushyirwe hejuru. Tugushimiye rero iteraniro ryiza ry'umugisha waduteguriye. Mwami mwiza, dusengeye buri wese ugiye gukurikirana iri teraniro, aho buri wese aherereye mu miryango itandukanye. Mana, turasenze kugira ngo utugirire neza, ufashe buri wese, ukize abarwayi, usubize ibibazo bitandukanye Mwami ku bwoko bwawe buri imbere yawe. Mana nziza kandi Mana ikomeye, ugirire neza buri wese ukumva, buri wese ugutegeye amatwi. Mwami mwiza, ndinginze cyane muri iki gitondo kugira ngo
utugirire neza. Ufashe buri wese ugiye kugira umurimo akorera imbere yawe muri iri teraniro. Reka umwuka wera tuyobore, reka mwami mwiza tuyoborwe nawe kugira ngo imitima yose iri imbere yawe ibashe gufashwa nawe. Urakoze, turagushimye rero, ubane natwe utugirire neza mu izina ryera rya Yesu, amen. Adusingize izina ry'Imana dusoma Zaburi y'113. Haleluya. Mwabagaragu b'Uwiteka mwe nimushime, nimushime izina ry'Uwiteka. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe uhereye none ukageza iteka ryose, uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera. Izina ry'Uwiteka rikwiriye gushimwa. Uwiteka ari hejuru y'amahanga yose, icyubahiro cye gisumba ijuru. Ninde uhwanye n'Uwiteka Imana yacu, ufite intebe ye hejuru cyane, akicishiriza bugufi kureba ibyo mu ijuru n'ibyo mu isi. Akura uworoheje mu mukungugu, ashyira hejuru umukene amukuye ku icukiro, kugira ngo amwicaranye n'abakomeye, abakomeye bo mu bwoko bwe. Uwari ingumba mu nzu ye amuha kuyibamo yishimye, ari nyina w'abahungu. Haleluya. Bene data, nimureke dufatanye itegeko ry'Imana dusoma mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri igice cya 11, turaba ku murongo wa 13 tugere ku murongo wa 17. Nimugira umwete wo kumvira amategeko yanjye mbategeka uyu munsi, ngo mukunde Uwiteka Imana yanyu, muyikoreshereze imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Nzavubira igihugu cyanyu imvura mu bihe bikwiriye, imvura y'umuhindo n'iy'itumba, kugira ngo musarure imyaka yanyu y'impeke na vino yanyu n'amavuta ya elayo yanyu. Kandi nzamereza amatungo yanyu ubwatsi mu nzuri zanyu, muzarya muhage. Mwirinde imitima yanyu itoshywa mugateshuka, mugakorera izindi mana mukazikubita imbere, mukikongereza uburakari bw'Uwiteka akaziba ijuru, akica imvura ubutaka ntibwera imyaka yabwo, mukarimbuka vuba, mukava mu gihugu cyiza Uwiteka abaha. Nyagasani Mana, uduhe imbaraga z'umwuka wera kugira ngo twumvire amategeko yawe. Bene data, ubwo tumaze kumvira hamwe itegeko ry'Imana, reka dusenga Imana tuyisaba imbabazi kuko hari aho tutayitunganiye. Uhoraho Mwami Imana yacu, turagushimira urukundo rwawe, tunejejwe cyane nuko wita ku bantu waremye. Ni nayo mpamvu wagiye ubereka ikizatuma bagira amahoro, ikizatuma bahirwa, ko ari uko bazumvira amategeko yawe. Mwami Imana, twebwe abo wamenyesheje ubwo bwiru bukomeye, ntabwo twigeze dukurikirana icyo ijambo ryawe rivuga ngo tugishyire mu bikorwa, ahubwo twagiye kure yawe turakubabaza. Niyo mpamvu uyu mwanya duciye bugufi mu mutima, tugusabye imbabazi z'ibyaha byacu aho twagiye kure yawe. Mwami, utubabarire, wongere utweze. Ijambo ryawe riravuga ngo iyo umuntu ari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Turakwinginze ngo wongere utugire bashya imbere yawe, twongere twishimirwe nawe kandi utunezererwe. Mwami Imana yacu, tuzi ko uri Imana ikunda abantu yaremye, ikanga ibibi bakora. Niyo mpamvu tugusabye imbaraga kugira ngo turusheho gukora ibyiza wishimira kandi ushaka. Ngwino utweze, ngwino utwuhagire, ngwino uduhe imbaraga kugira ngo dukore ibyo ushaka kandi ushima. Mu izina rya Yesu Kristo niho tubisabye twizeye, amen. Iyo twicujije ibyaha tukiyemeza kubizinukwa, Imana itugirira imbabazi abihaniye ibyaha twese.
kubera urukundo Imana yacu idufitiye, idukiza itabitewe n'imirimo myiza yo gukiranuka twakoze, ahubwo kubw'imbabazi zayo dutsindishirizwa n'ubuntu bwayo ngo duhere ko tuba baragwa dufite ibyiringiro byo kuzahabwa ubugingo buhoraho. Takwizera mere kuwa mbere ngeze ku cyumweru mere mu kwa mbere umwaka ushire zahura mwisunga. Takwizera mere kuwa mbere ngeze ku cyumweru mere mu kwa mbere umwaka ushire zahura. Takwizera mere kuwa mbere Mana, ngeze ku mana. cyumweru mere mu kwa mbere umwaka ushire zahora mwisunga. Takwizera mere kuwa mbere Mana we, ngeze ku cyumweru mana we. mere mu kwa mbere umwaka ushire zahora mwisunga. Takwizera mere kuwa mbere Mana we, ngeze ku cyumweru Yesu we. mere mu kwa mbere umwaka ushire zahora mwisunga. bakuvaho Twakuvaho mana tukajya hehe Yesu we. isegonda rimwe utatureba n'urupfu hafi aho. Twakuvaho Mana we, tukajya hehe wagize neza wa mana Israeli we. isegonda rimwe Haleluya. utatureba n'urupfu hafi aho. Twakuvaho Twakuvaho mana tukajya hehe mana we, mana we. isegonda rimwe utatureba n'urupfu hafi aho. Mana mana mana. Yeah, yeah. Icyo cyatumye Aburahamu asiga inzu ya se ajya mu gihugu atavukiyemo atamenye. Nicyo cyatumye Aburahamu asiga inzu ya se ajya mu gihugu atavukiyemo nicyo cyatumye Icyo cyatumye Aburahamu asiga inzu ya se Mana, mana. ajya mu gihugu atavukiyemo atamenye. nicyo cyatumye Icyo cyatumye Aburahamu asiga inzu ya se mana ajya mana mu gihugu mana atavukiyemo nicyo atamenye. nicyo Icyo cyatumye Aburahamu asiga inzu ya se ajya mu gihugu atavukiyemo atamenye. bakuvaho Twakuvaho wagize neza wa mana Israeli. isegonda rimwe utatureba n'urupfu hafi aho. Twakuvaho Twakuvaho tukajya hehe ntawe twabona duhungira isegonda mana rimwe utatureba Yesu we, Yesu we. n'urupfu hafi aho. Twakuvaho Twakuvaho mana mana tukajya hehe isegonda rimwe utatureba n'urupfu hafi aho. Amen. bakristo bene data, tugeze mu mwanya wo gutegera amatwi ijambo ry'Imana tugezwaho na Pastor Christophe. Reka tubanze dusenge. Mwami Imana yacu, turagushimye turaguhimbaje mu izina rya Yesu. Ndagushimira ijambo ryawe wandikishije ngo rigere rituyobora tujye turigenderamo. Nsengeye umugaragu wawe wateguye kuri uyu munsi wa none, mutuma ku bwoko bwawe kugira ngo Mwuka wawe wera mukoreshe, amugenderere muri kano kanya kandi amuhishurire icyo ubwoko bwawe bukeneye.
nsengeye imitima y'abateze amatwi ijambo ry'Imana kugira ngo Umwami Imana uyikingurire kumva ijambo ryawe. Kandi tumaze kumva ijambo ryawe, reka Umwuka Wera duherekeze atubashije kuryumvira no gukora ibyo ushaka kandi ushima mu ijambo ryawe. Kandi Mwami Imana, reka barushye n'abaremerewe baruhurwe nawe, imitima itentebutse yongererwa imbaraga mu ijambo ryawe. Mwami Imana, abarwayi bakire kandi ibyifuzo by'ubwoko bwawe bisubizwe mu ijambo ryawe. Amahoro utanga nabane natwe, kandi icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen. Ijambo ry'Imana turarisoma mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya 11, turasoma umurongo wa 13 tugeze ku murongo wa 16. Umurongo wa 13: abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Imana ishimwe cyane. abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Iyo baba barakumbuye iyo bavuyemo, baba barabonye uburyo bwo gusubirayo, ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Alleluia. Ndashimira Imana abavandimwe. Nitwa Rukundo Christophe, ndi umupasitoro muri EPR, mba muri paruwasi ya Kanombe. Nshimira Imana cyane rero kuko ngize amahirwe akomeye yo kuganira namwe ijambo ry'Imana. Ijambo numvise nifuza yuko tuganiraho mu bihe nk'ibi ngibi ni ukugira ukwizera gutuma Imana inezezwa nuko turi abana bayo. Imana ntiterwa isoni nuko tuyitirirwa, ariko tudafite ukwizera kumeze nk'uko ibishaka. Kuko Imana twitirirwa ishaka ko abayitirirwa baba bafite ukwizera, ariko kutareba ibiri hafi gusa, ukwizera kutareba ibigaragara gusa, ahubwo ukwizera kureba n'ibihishwa amaso. Uko kwizera rero mu gihe nk'iki niko numvise nifuza yuko tuganiraho, kugira ngo nk'abana b'Imana, nk'ubwoko bw'Imana, dutere intambwe yo gufata ukwizera no kuba mu kwizera nk'uko nguko gutuma Imana itureba ikavuga ngo aba ni abantu banjye, koko ntiyumve itewe ipfunwe no kuba twitwa abantu bayo ariko tudafite kwizera nk'uko ishaka. Umuntu wanditse uru rwandiko rw'Abaheburayo, abantu batandukanye bavuga bagatanga n'ibihamya bitandukanye. Bamwe bakavuga Paulo, abandi bakavuga Barinaba, abandi bakavuga Apolo. Ibyo ari byo byose, uwaba yarandikiye Abaheburayo yabandikiye ashingiye ku bihe bari barimo. Bari bari mu bihe by'intambara zikomeye, inyinshi zikaba zari zishingiye
ku myemerere n'imyizerere, kuko hari benshi bari bagendeye bagishingiye imizi yabo cyangwa bagishingiye imyizerere yabo ku idini ya Kiyahudi. Ariko muri bo nanone hakaba n'abandi bari bamaze guhinduka, babaye abakristo, bemeye ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza, bagasohoka mu idini y'Abayahudi bakinjira mu bukristo. Aba rero binjiye mu bukristo bahuye n'ibigeragezo n'intambara zikomeye. Niyo mpamvu, nimwe mu mpamvu ituma uwandikiye Abaheburayo agenda bereka ko Yesu ari uri hejuru ya byose. Igihe cyose iyo usomye uru rwandiko usanga ahanini umwanditsi yaribanze ku kwerekana ko Yesu ari uri hejuru y'ibiriho, ari we banze ryo kwizera, kandi ari we dukwiye gufatiraho icyitegererezo. Hanyuma rero ageze mu gice cya 11 abanza kubereka abandi bagize kwizera gukomeye, bagize ukwizera. Ariko uyu munsi wa none abantu dutekereza, abantu dushyira no mu bumenyi bw'ibiriho, aba bantu dushobora kwibwira yuko baba bari banataye n'umurongo. Reka mbivuge muri uru rwego, kuko hari ibintu umuntu yizera akanabihamya, ariko wabireba ukajya wibaza ati ibi bintu bifatiye kuki? Uyu mwanditsi ashingira ku bantu bagiye bagira kwizera, akavuga ba Abeli, akavuga ba Enoki, akavuga Nowa. Umuntu nka Nowa, umuntu w'umugabo, ijambo ry'Imana ryereka ko yari atuye mu misozi miremire, nta n'imvura yari isanzwe igwa ngo ibe yateza ukwangirika k'ubuzima bw'abantu n'ibintu ku rwego rukomeye. Ariko igihe Imana imugendereye imubwiye ngo yibarize inkuge kuko izagusha imvura, Nowa arabyizera, abifata uko nguko, ndetse abibwira n'abantu. Arababwira ati igihe kizagera imvura igwe, kandi imvura izagwa izaba ari imvura iteye ubwoba, kizaba ari igihano cy'Imana. Abantu baricara babwira Nowa ibintu arimo ukuntu bidafite ishingiro, bamwumvisha yuko batuye mu misozi miremire, kandi nawe yarabibonaga. Banamwumvisha yuko nta n'igihe imvura nk'iyo yaba yarabayeho ku buryo yahitana ibiti, abantu bari mu misozi miremire igakunduka ikarengerwa. Bereka Nowa yuko yataye umurongo, kandi Nowa we yari arimo no kubabwira yuko Imana yamubwiye yuko ari buze kubaza inkuge yo mu giti azugama mu iyo mvura. Noneho abantu bakamubaza ukuntu inkuge yo mu giti imvura izagwa ntiyinjiremo. Ibyo bintu mu by'ukuri Nowa kuba yari arimo kubyizera, ariko hari n'abandi bari kumwereka yuko ibintu arimo bidasobanutse. Hari umuririmbyi waririmbye agera n'aho avuga yuko bavuze yuko yasaze, ariko nubwo babivugaga gutyo, Nowa yakomeje kwizera. Arizera yuko imvura izagwa, umwaka urashira. Arizera yuko imvura izagwa, umwaka wa kabiri urashira, imyaka 5 irashira, imyaka 10 irashira. Akomeza kubwira abantu ko hari igihe imvura izagwa, imyaka 50 igeraho. Yewe hari abantu bavutse Nowa afite ubutumwa bw'imvura izagwa. Sinigitangaza ko wasanze bararinda bapfa imvura itaguye, ariko akomeza kwizera yuko iyi mvura izagwa. Kandi koko igihe cyarageze, iyi mvura iragwa. Bene data, ndumva mu mutima wanjye nifuza yuko dusaba Imana imbaraga, tukagira ukwizera gutuma Imana itureba ikavuga ngo nshingiye ku kunyizera aba bantu bafite n'ubwoko bwanjye, n'abana banjye.
yongeye gutanga urugero uwandikiye abaheburayo arababwira ngo kandi kwizera ni nako kwatumye Aburahamu yumvira Imana, ava mu gihugu yavukiyemo, asiga abavandimwe, asiga umuryango mugari, arahaguruka aragenda ajya ahantu Imana iramubwira ngo ahangaha niho nkugeneye, kandi Imana ikajya imubwira ngo nzakugirira neza, kuko urwo rugendo rwose yari arufite yimutse nta rubyaro afite, ariko Imana ikajya imubwira ngo nzaguha urubyaro, kandi urubyaro uzagira ruzangana n'umusenyi wo ku nyanja. Hari n'igihe Imana yigeze kumusohora ari nijoro iramubwira ngo nararame, arararama, iramubwira ngo ngaho bari inyenyeri. Aburahamu arabigerageza biramunanira, Imana irangije iramubwira ngo kuriya ni ko urubyaro rwawe ruzangana, ariko Imana ikabimubwira nta n'umwe afite. Aburahamu agakomeza kwizera ibyo bintu, ndetse uku kwizera kurakomeza no mu gihe cyashyizweho n'abana b'abantu cyo kubyara kwa muntu, kuko abantu bagira igihe bashyiraho bakavuga ngo ubwo umuntu agize imyaka iyi n'iyo, ubwo umugore agize imyaka ingana gutya, igihe cyo kubyara kirarangiye. No mu gihe cyashyizweho n'abantu cyo kubyara kirangiye kuri Sara, bivuze ngo iby'Imana yavuze byo kubyara kuri Aburahamu ntibikibaye. Nubwo icyo gihe cyageze, Aburahamu ntabwo yacitse intege, ahubwo yakomeje kwizera, akavuga ati Imana yambwiye yuko nzabyara, nubwo igihe cyo kubyara kwacu cyahagaze, ariko iyi Imana ifite imbaraga, tuzabyara. Kandi koko igihe cyaje kugera barabyara. Hanyuma uku kwizera kw'ibigaragara ntabwo ari ko Imana yashakaga yuko bagira gusa, ahubwo yashakaga yuko bagira no kwizera kw'ibindi byiza, kundi mugisha, kw'izindi ngororano Imana yabikiye abana bayo. Niyo mpamvu uyu mwanditsi w'Abaheburayo wabandikiye yageze ku murongo wa 13 aravuga ngo abo bose nubwo bapfuye bakizera, ariko bari batarahabwa ibyasezeranijwe, bari batarabihabwa, bari batarahabwa ibyasezeranijwe. Noneho umuntu yakwibaza ngo ese niba bari batarahabwa ibyasezeranijwe, iby'icyo gihe bahawe ni ibihe? Niba hari ibindi biri imbere Imana yari ibabikiye. Nge ku rwanjye ruhande iyo ntekereje nsanga ibi bindi ari nabyo rimwe na rimwe natwe tujya tugira ku misozi no mu mazi na hehe no gushaka abahanuzi. Ibi tuba twagiye kugira ngo twumve tunamenye, naje gusanga ari nk'impamba y'urugendo itujyana mu masezerano y'iby'Imana yaduteguriye yifuza kuduha. Ibi bigaragara by'amazu n'ibindi, ndetse rimwe na rimwe tujya tunacira igikuba y'Imana yabidusezeranije, naje gusanga atari byo mu by'ukuri Imana igambiriye guhemba abantu bayo, ahubwo Imana ifite izindi ngororano yageneye abayizera. Hanyuma mw'urwo rugendo rugana ku byo yadusezeranije, ikagenda iha abantu impamba kugira ngo badasonza cyangwa bakagirira inyota mu nzira, bakagwa mu nzira batageze kuri bya bindi Imana yateguriye abantu bayo. Kugira ngo tubyumve neza, umubyeyi wese wagendanye n'abana cyangwa wagendanye n'umwana mutoya ntabwo ahaguruka imbokoboko
ntabwo ahaguruka adafite ikintu ajyanye cyo kurya no kunywa, kuko aba azi yuko ajyanye n'umwana ukeneye kuri burire mu nzira. Hanyuma bageraho abona wa mwana ananiwe, bakicara ahantu hari igicucu, cyangwa se wenda yanitwaje umutaka akamutwikira akamugaburira, hanyuma umwana akongera kugira imbaraga, bagakomezanya urugendo. Naje gusanga rero aba bantu iby'Imana yabahaye natwe igiduha, Aburahamu abangaba yahaye urubyaro nk'uko natwe iruduha, ntabwo ariyo masezerano nyamukuru, ahubwo ni nk'impamba, ni nk'impamba yo kugira ngo umuntu avuga ati ubwo Imana impaye ibi, reka nkomeze nyizere. Ariko mu by'ukuri hari izindi ngororano ari z'umuntu muririmbye yaririmbye akavuga ngo hari ingororano nziza Yesu yiteguye gutanga, kandi azaziha umuntu witanze akavuga ubutumwa. Uku kwizera rero twizera n'ibitaboneshwa amaso n'ibidatekerezwa n'abantu, reka mbivuge gutyo, n'iby'Imana ishaka ko duteramo intambwe yo kwizera. Umwanditsi yaravuze ngo abangaba bapfuye bakizera kandi bari batarahabwa ibyasezeranijwe. Ni ukuvuga ngo amatungo bari bafite, imirima bari bafite, ingamiya bari bafite, indogobe bari bafite, uyu munsi wenda tubishyire mu bigendesho bitandukanye. Ibyo bintu byose Imana iduha ntabwo ari byo byasezeranijwe, ahubwo ni ibidufasha kugira ngo dukomeze urugendo. Ariko hari ibyasezeranijwe nyamukuru. Aravuga ngo rero ibyo ngibyo babirebaga biri kure yabo, ariko babireba bakagira ishyaka ryo gukomeza urugendo kugira ngo babigereho. Kandi arangije aravuga ngo nubwo urwo rugendo bari barurimo rwo kugera ku by'Imana yasezeranije, aravuga ngo bari banafite n'uburyo bwo kwisubiriraho bavuye. Ni ukuvuga ngo ntabwo Imana yabakururanaga, reka mbivuge gutyo, ahubwo hari harimo n'amahitamo yabo. Bakavuga ngo reka dusige ibyino mu isi, ahubwo dushake biriya bintu Imana yaduteguriye. Aho ngaho akaba ariho bashyira imbaraga. Aravuga ngo babirebaga biri kure, ntibacike intege ngo bavuge ngo twisubirireyo, twisubirire iwacu, twisubirire mu byaha, ahubwo bakavuga ngo reka dukomeze uru rugendo tugere ku by'Imana yadusezeranije. Hanyuma rero ku murongo wa 16 niho uyu mwanditsi yanditse akavuga ngo ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza. Niyo mpamvu nta gahunda bafite yo kwisubirira iwabo, niyo mpamvu nta gahunda bafite yo gutakaza ukwizera, ahubwo muri bo bakomeje urugendo kugira ngo bazagere kuri gakondo Imana yasezeranije yateguriye abantu bayo. Hanyuma aravuga ngo kandi niyo mpamvu cyangwa nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Aba bantu bafite kwizera nk'uku, bene data, hari igihe abantu bava ku Mana kubera yuko ibyo bizeye bigaragara, wenda kuri bo babona ko yatinze kubikora cyangwa yatinze kubisohoza, bigatuma bava ku Mana. Ariko aba bantu bakomeje kwizera, Imana ihora itewe ishema nuko ari Imana yabo. Reka twumvire ijambo mu buryo bubiri. Reka twumvire ijambo
abizera, uyu murongo tuwumve, abizera Imana banejejwe no kuba ari Imana yabo, ntibakorwe n'isoni mu kuyihamya, kandi nabo ntikorwe n'isoni ko bayihamya. Kugira ngo byumvikane neza, umuntu wabyirutse abona abantu, anumva abantu birahira ababyeyi babo bitewe n'ibyo babahaye, kumva uyu munsi avuga ati ngiye gusenga Imana impiki, nuko aba yaragize kwizera gukomeye, aba yarateye intambwe yo kwizera. Ariko akavuga ngo ngewe ntabwo ndi buze kujya gusaba abantu, ntabwo ndi buze kujya gushyira abantu imbere, nta nubwo ndi buze gushyira ibigirwamana imbere, ahubwo agashyira Imana imbere. Ni ukuvuga ngo uyu muntu yemera Imana nubwo ageragezwa n'ibibazo bitandukanye n'amasezerano nayo ubwayo akamugerageza, ariko akomeza kwizera Imana, akayishyira imbere mu buryo bwose, ntaterwe isoni nuko ibyiringiro bye ari Imana. Ntakorwe n'isoni, akumva muri we ikimuhaye agaciro, ikimuhaye kunezerwa, nuko abantu bavuga ngo uriya muntu ni umwana w'Imana. Nkiri muto hari umudari najyaga mbona, muri ibi bihe sinkiwubona, umudari wabaga wanditseho ngo Yesu arakiza. Ukabona abantu b'abagabo bagaragara nk'abakomeye aho batuye, bagaragara nk'abiyubashye aho batuye, ukabona uwo mudari bawambaye wanditseho ngo Yesu arakiza. Hari ababasekaga, hari ababaneguraga, bakumva umuntu wize umeze neza usobanutse ntiyakaba yagenda mw'ibyo bintu byitwa iby'abaswa. Ariko ukabona kuko uwo muntu yasobanukiwe, ukabona nejejwe no kugenda abwira abantu atavuze, ababwira ngo Yesu arakiza. Muri ibyo bihe hari ubuhamya umwe yatubwiye ko n'insuhuzanyo ivuga ngo Yesu ashimwe ntabwo yabwirwaga ubonetse wese nk'ubu, ahubwo yabwirwaga koko uwemeye ko Yesu ari umwami n'umukiza. Aba bantu rero batiyambuye ubukristo kubera yuko hari ibyo bafite, cyangwa se kuko nta n'ibyo bafite. Hari abantu badafite imibereho bigatuma banga Imana, babona ntacyo yabahaye. Hakaba n'abandi bafite imibereho bigatuma banga Imana, babona yuko bibeshejeho. Ariko aba bantu bakomeza guhamya Yesu mu mitima yabo, ndetse bakagenda banabigaragaza inyuma. Ni ukuvuga ngo ntibaba bagikozwe isoni no kwitwa abana b'Imana, n'Imana ubwayo ntikozwe isoni no kuba bayihamya. Imana ishimwe cyane. Bene data, icyambere muri make kirerekana ko abantu nabo ubwabo badakozwe isoni cyangwa badakorwa n'isoni no guhamya yuko Imana ari Imana yabo kandi ari Imana ishobora byose. Icya kabiri ni uko noneho Imana nayo ubwayo idakorwa n'isoni zo kuba umubyeyi wabo. Mu bisanzwe bibaho, hari ababyeyi bareba ibintu abana babo bakora bakabihakana, akavuga ati uriya mwana ntabwo ari uwanjye. N'icyo gihe ntabwo ari umwana, akoresha inyito y'ikintu, avuga ati ntabwo ari uwanjye, uriya ntabwo ari njye wamubyaye, bitewe n'ibyo akora. Uretse ko binabaho ko n'abana bihakana ababyeyi bakavuga ko atari ababyeyi babo. Ariko aba bantu bagize kwizera kwabo ntigufatire ku bigaragara gusa biraha ku isi, ahubwo bakagira kwizera yuko n'ijuru ririho, kandi ko hari n'ingororano Imana yateguriye abantu bayo. Abantu bamaze kwicara muri uku kwizera
n'Imana inezezwa no kwitwa umubyeyi wabo, ntigire isoni zo kubahamya. Iyo dusomye ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yobu, hatubwira yuko ngo Imana yahuye na Satani ngo ikamubaza ngo uvuye. Satani asubiza Imana ngo mvuye kuzenguruka isi no kuyizereramo. Ntabwo Imana yamubajije ngo wabonye abantu barimo, ntabwo Imana yamubajije ngo wabonye imigezi irimo. Iki Imana yihutiye kumubaza ngo yaramubajije ngo wabonye umugaragu wanjye Yobu ukuntu anyubaha akananyumvira. Ni ukuvuga ngo iki gitekerezo, izi nkuru za Yobu ziratwereka neza ko uyu muntu Yobu yari yarageze ku rwego Imana imubona nk'umwana wayo, mbese ari ku mutima w'Imana, cyangwa se ari ku rutonde, nkoresha iyo nyito, rw'abana b'Imana. Aba bantu Imana igeraho ibatangira ubuhamya nk'uko yabutangiye Yobu. Imana ntimukemange ngo ivuge iti none navuga Yobu ko anyubaha kandi wenda afite ibintu, uretse ko Imana ireba hose kandi imenya ibyo dukora byose. Ariko Imana kugera ku rwego itangira umuntu ubuhamya nuko aba yaramaze kugira kwizera gukomeye, bityo Imana ikanezezwa n'uwo muntu, ikanezezwa no kumutangira ubuhamya bitewe n'ukwizera afite. Icyo ni kimwe, ariko kandi nanone ikanezezwa no kwitwa Imana ye kubera yuko yamuteguriye n'ingororano. Imana yaduteguriye ingororano bene data, biri mu biyinezeza. Yesu ajya kuva muri iyi si, abamukurikiye yarababwiye ngo ndi kujya kwa Data, ngo kandi ngiye kubategurira, kuko aho nzaba ariho namwe muzaba. Byerekana neza ko hari ahandi, hari undi mudugudu, hari izindi ngororano, hari ahandi abizera Imana babikiwe kuzaba bagahabwa ingororano. Ibi rero nibyo byatumye nibaza ngo mbese twebwe kuri uyu munsi ukwizera kwacu gushingiye kuki? Ese ukwizera kwacu aho ntikwaba gushingiye ku biriho uyu munsi? Ibyo tubonesha amaso, aho siho twaba dushyize ukwizera? N'Imana yaba itinze kubisohoza tukayivaho ngo yatinze kubikora? Ariko ntabwo bidukwiriye, ntabwo dukwiriye kwizera Imana kuko hari ibigaragara tuyica. Reka mbivuge muri iyo nyito, kuko hari ibyo tuyishakaho bigaragara. Ahubwo dukwiye kwizera Imana kuko hari ibindi tubikiye imbere ari nabyo byiteka, kuko iby'uyu munsi birarangira. Nta nubwo abantu bari bakwiye kuba babyanganira, nta nubwo abantu bari bakwiye kuba babigiriranamo ibibazo ngo bagambanirane bangana ari byo bapfa. Ibi ngibi birarangira. Ni nk'umushyitsi uza atakomanze kandi akagenda atakwatsa intashyo. Ntitwari dukwiye rero kuba tubipfa, ahubwo dukwiye kugira kwizera kutwinjiza mu by'Imana yaduteguriye, izaha abantu bagize kuyizera guhamye. Biradukwiriye rero muri iki gihe ko tutizera Imana kuko iduha ibigaragara gusa, kuko n'abatayizera ibyo barabifite. Abatizera Imana bafite urubyaro, bamwe bafite ibigaragara, barashatse, bafite urushako, bafite ubuzima. Abatizera Imana nabo barabifite. Ntabwo dukwiriye kugira ukwizera kwacu kwibi bifatika bigaragara gusa, ahubwo dukwiye kugira ukwizera kuko Imana hari ibindi, hari izindi ngororano yaduteguriye. Uko kwizera akaba ariko tugira, akaba ariko dushishikarira kugira.
ntidushishikarire ukwizera kw'ibiriho gusa, na cyane ko ibi ngibi biriho hari abantu bayizeye barinda bagenda batabibonye. Twumvise inkuru y'uwitwa Lazaro wubahaga Imana ariko ngo arinda ava kuri iyi si, ubutunzi bw'isi bufatika atabufite, ariko ngo amaze gupfa Imana iramwimura imujyana mu gihugu cyiza. Ariko undi wari warashishikariye ubutunzi bw'iyi si ntiyubahe ntanizere Imana, nawe avuye kuri iyi si ajya aho abatumvira Imana bababarira. Ntidukwiye rero gushyira ukwizera kwacu mu bifatika gusa. Biranababaje bene data ko hari n'abo Imana yabihaye bamara kubibona bikaba inzira yo guhunga Imana, bikaba inzira yo gucika Imana, bikaba inzira yo kubura imbere yayo kubera yuko hari ibigaragara babonye. Ariko bene data, nk'uko twabivuze, ibi ngibi ni impamba yo muri uru rugendo kugira ngo tugeraho Imana yaduteguriye. Nshoje muvandimwe nkwifuriza kugira kwizera kudashingiye ku bifatika gusa, ahubwo ukagira ukwizera kw'Imana hari igihugu yaduteguriye. Ariko noneho barashaka gakondo irusha icyo gihugu kuba cyiza, ariyo yo mu ijuru. Nicyo gituma Imana idakorwa n'isoni zo kwitwa Imana yabo, kuko yabiteguriye umudugudu. Bavandimwe, uku kwizera nitukugira kugwiriye muri twebwe, bizatuma Imana iyo yaturemye igihe cyose izajya inezezwa nuko turi ubwoko bwayo, kandi ikomeze kudushyigikira no kuduheka muri uru rugendo. Komera rero mu kwizera kwawe kandi ntudohoke, ndetse nusanga waradohotse bitewe nuko waba wararangariye cyane muri iyi mpamba y'isi, wongere ubwire Imana ngo Mana, mpa gusubira mu kwizera guhamye kw'imbere ahangaha tubikiwe ingororano. Reka dusenga Imana. Turagushimiye Mana yacu, tugushimiye iri jambo rikomeye utwigishije udusaba ko tugira ku kwizera. Ntitukwizezwe nuko waduhaye ibiryo, waduhaye imyenda, waduhaye iby'ibanze nkenerwa gusa, kuko n'abatakwizera barabigira. Ahubwo tukwizezwe nuko uri Imana yacu ibana natwe. Tukwizezwe nuko hari n'ingororano waduteguriye uzaduha ubwo uzaba uje guhemba abana bawe nyakuri. Shyigikira buri wese agira uku kwizera guhamye muri ibi bihe kwizera kwacu kuri kunyeganyezwa n'imiraba itandukanye. Shyigikira ukwizera kwacu, dukomeze dutumbire ibyasezeranijwe nk'uko abatubanjirije ngo babirebaga nk'ibiri kure ariko bagakomeza kwizera. Mwami Imana yacu, natwe tuba ariko dukomeza kugira kwizera muri uru rugendo. Bidushoboze kandi uduhe imbaraga mu izina rya Yesu, amen. ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kucungura, sifite icyo naguha, nizeye umusaraba uwo wapfiriyeho, niwo njya niringira, uwo wapfiriyeho, niwo njya niringira. Imana ishimwe kubw'ubutumwa bwiza tumaze kumva. Reka tubwakirize indirimbo y'197 mu ndirimbo zo gushimisha Imana, ibice 2 bibanza.
byasezeranijwe n'umukiza wacu abona amahoro kandi aririmbishwa n'umunezero kuko yizeye ibihoraho. Ibyasezeranijwe na Yesu wacu ntabwo yashobora guhemukira be. Ibyasezeranijwe n'Uwiteka n'ibikuka iyo Satana duteye, ntidushidikanya na dutinyisha kuko twizeye ibihoraho. Twiringiye ibyasezeranijwe na Yesu wacu ntabwo yashobora guhemukira be. Bene data, reka dufatanirize hamwe imyizerere y'abakristo. Nizeye Imana Data wa twese ushobora byose, umuremyi w'ijuru n'isi. Nizeye Yesu Kristo, umwana wayo w'ikinege, umwami wacu, wasamwe kubw'umwuka wera, abyarwa n'umwari Mariya, yababajwe ku ngoma ya Ponsiyo Pilato, yarabambwe, arapfa, arahambwa, amanuka ikuzimu, ku munsi wa gatatu azuka mu bapfuye, azamuka mu ijuru, yicaye iburyo bw'Imana se ushobora byose, niho azava aje gucira urubanza abazima n'abapfuye. Nizeye umwuka wera, ndemera itorero ryera ry'abakristo bose, n'ihuriro ry'abera, no kubabarirwa ibyaha, no kuzuka kw'imibiri, n'ubugingo budashira. Amen. Bavandimwe inshuti, turashimira Imana ko yabanye natwe kuri iri teraniro ry'uyu munsi, tukaba tugeze ku musozo. Turabashimira mwebwe mwese abakristo ba EPR Paruwase Kanombe ndetse n'inshuti zacu. Turabashimira cyane uburyo mubera amaso umurimo w'Imana, mukawusengera ndetse mukanawushyigikira. Imana ibaha umugisha mwinshi. Tuboneyeho kandi kongera kubibutsa ko nk'abana b'Imana ndetse nk'abatuye isi dukwiye gukomeza gushyira mu bikorwa ingamba zo kwirinda icyorezo cya COVID-19, ingamba zashyizweho n'abayobozi b'igihugu cyacu. Dukwiye gukomeza kuzishyira mu bikorwa kandi dukomeze no kugira ibyiringiro hamwe no gusenga ko Imana izarengera isi igahagarika iki cyorezo. Imana ibaha umugisha mwinshi. Tugeze ku mwanya w'umusozo, ndagira ngo rero ubwo tugiye gusoza iteraniro ryacu mbasabe dusengera ibyifuzo bitandukanye. Mwami Imana yacu, turagushimiye, watugiriye neza, ubana natwe, uba mu ruhande rwacu ubwo twari dutangira iteraniro. Turagushimira ko wabaye mu ruhande rw'umuyobozi, mwami mwiza, turagushimira ko wamurengeye. Tugushimiye ko wabaye mu ruhande rwa korali zatugejejeho ubutumwa bwiza, ubishimirwe. Turagushimira ubutumwa bwiza twumvise, bwongeye kutwibutsa kugira kwizera guhamye n'udushoboze Mana. Uyu mwanya turi imbere yawe, dusengeye imiryango ifite ibibazo bitandukanye. Hari imiryango ifite abarwayi, turabasengeye ngo ubagirire neza, ubakize. Dusengeye mwami Imana yacu abantu bari mu bihugu birimo imidugararo n'intambara, kugira ngo ubagirire neza, uhatanga amahoro muri ibyo bihugu. Dusengeye igihugu cyacu, ukomeze kugiha ibyiza,
ukomeze kugiha amahoro n'umunezero kandi ukomeze guha umugisha abayobozi b'igihugu cyacu. Dusengeye amatorero akorera umurimo muri iki gihugu ndetse no ku isi, ukomeze gutanga imbaraga, ukomeze gusuka umwuka wera ku bantu bawe kugira ngo ijambo ryawe rikomeze gukwira hose. Duha umugisha kandi uhe umugisha imirimo dukora, uyihire, uduhe ibyiza, ukomeze kuturengera. Mwami Imana yacu, uyu mwanya turi imbere yawe dusenze nk'uko umwana wawe yatwigishije, tugira tuti: Data twese turi mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka mu isi no kuba mu ijuru. Uduhe none ibyo kurya byacu by'uyu munsi, tubarire ibyaha byacu nk'uko natwe tugirira, ntuduhane mu bitwoshya, ahubwo udukize umubi, kuko ubwami n'ububasha n'icyubahiro ari ibyawe none n'iteka ryose. Amen. Twisabire umugisha w'Imana. Mbaragije Imana n'ijambo ry'ubuntu bwayo ribasha kububaka no kubahana ibiragwa n'abera bose. Nuko rero mube maso, mwirinde ubwanyu, murinde n'itorero ry'Imana. Kugira neza no kugira ubuntu ntimukabyibagirwe, kuko ibitambo bisa bityo ari byo binezeza Imana. Mwumvire ababayobora, mubagandukire mu bitunganye byose. Imana nyiramahoro ibatunganye rwose mu byiza byose, kugira ngo mukore ibyishima. Uwiteka Imana yacu ibahe umugisha, ibarinde. Uwiteka Imana yacu ibamurikishirize mu maso hayo, ibagirire neza. Uwiteka Imana yacu ibarebe neza, ibahe amahoro mwebwe n'abanyu bose. Mu izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Amen. Mugire icyumweru cyiza.